no kuronka mu byo usaba Imana. Wowe ukurikiranye iki cyigisho, Imana iguhe umugisha. Njyewe ndi Musoni Flavie. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi uko turiha agaciro niko naryo rigira icyo rimara mu mibereho yacu. Icyifuzo cyanjye ni uko Imana iganira nawe muri iri jambo. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira ko wabanye natwe kuva tuvuka, gukura kwacu biri mu biganza byawe. Dufite imigambi myinshi y'ubuzima bwacu bw'ahazaza, ariko ntacyo twageraho tutari kumwe nawe. Twagiye tugerageza kwirwanirira biranga, ariko muri iki cyigisho ubwo tugiye kukiga, tumanitse amaboko imbere y'ijambo ryawe kugira ngo ridushakire ahazaza heza. Dufite imbaraga, ariko twifuza umwuka wawe wera ko yazigenzura. Reka ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ibitekerezo byacu bihamanye n'ikijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo ibyo twabwiwe n'abantu byigizwe ahubwo iby'ijambo ryawe ritubwira aba ari byo bibona aho bijya mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umusore udasondetse. Umusore udasondetse. Muri ino minsi abantu benshi bakunda umusore udasondetse. Gusondeka ni gute? Hari igihe umusore atambuka abantu bakavuga bati ni ukumureba n'ibigango n'iki, ariko nta bitekerezo. Aho undi muntu nawe yatambuka akavuga ati uyu musore yubatse ubuzima bwe neza kandi azabaho neza. Mu magambo make, iyo tuvuze umuntu w'umusore, hari ibintu byinshi cyane bihita bigomba kumutandukanya n'umuntu w'umusaza. Nubwo muri ino minsi abantu benshi basigaye bagenda bavangavanga ibintu, muri gahunda y'Imana habaga hari itandukaniro hagati y'umusore n'umusaza. Ariko uyu munsi wa none urahura n'umusore mukaganira akakubwira ati njye ndi umuntu w'umusaza cyane. Mu by'ukuri isi ifite ukuntu igenda icurika ibintu, ariko mu buryo bw'Imana, Imana ntabwo yari yabicuritse. Byanga byakunda, mbere y'uko umuntu aba umusaza agomba kubanza akaba urubyiruko, akaba umusore, yamara kuva mu busore akaba umugabo, akazaba umugabo w'igikwerere, noneho yarangiza akabona guhinduka umusaza. Mfite ubwoba rero yuko uyu munsi wa none ubuzima burimo kuturenza inzego, ariko ijambo ry'Imana cyangwa ku bantu bose basobanutse, iyo bavuze ngo umusore udasondetse, mu magambo make bavuze umusore usobanutse, wujuje ibisabwa imbere y'Imana, ariko akaba yujuje ibisabwa imbere y'abantu, akaba yujuje ibisabwa mu muryango, akaba yujuje ibisabwa muri sosiyete, akaba yujuje ibisabwa mu gihugu cye Imana yamuhaye kuramiramo. Kubw'ibyo rero uyu musore umeze gutya wujuje ibi bintu, tuvuga yuko ari umusore udasondetse. Ese uri umusore udasondetse? Ese mubyeyi ukurikirana iki cyigisho, abana bawe b'abasore ubona basondetse cyangwa ntibasondetse? Ijambo ry'Imana iyo turigiyemo riduha inama, kuko ntabwo ari twe tubayeho twenyine turi abasore, abandi nabo babayeho mbere yacu bari bo, kandi n'abazadukurikirana nabo bazababo. Ese Bibiliya ivuga iki? Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3:10 hari isengesho ridasanzwe ryasenzwe na Salomo, kandi yari akiri umusore. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Salomo, Imana anejejwe nuko hari ibyo yagombaga gusaba ariko ntabisabe. Muri no minsi abantu benshi b'abajene, iyo babwiye ngo najye gupfukama asaba Imana, umwe aba arimo gusaba Imana umusheri utazamutesha umutwe, kubera ko aba yagiye akundana nabo bagiye bamutesha umutwe. Hanze hano babyita ngo ni uguhobagira, akaba yaraguhobagije. Abandi bapfukama imbere y'Imana bayisaba visa, bayisaba green card,
abantu benshi hari igihe ubona uri umusore mwiza ukabona gukurira mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bya Afurika warahombye. Abasore benshi rero Satani abatera kutanyurwa n'igihugu Imana yabahaye gukuriramo, ugasanga arimo arashaka ngo akumva ko azabaho neza ari muri Amerika, mu Burayi n'ahandi. Abasore benshi ubahaye umwanya wo gusenga basaba Imana gukora ubukwe, abandi kubera ubushomeri bubamereye nabi basaba Imana kubona akazi, abandi reka mbabwire muri twebwe harimo abasaba Imana impano zo kuririmba, harimo abasaba Imana kwemerwa kubera ko abantu babapinga, harimo abasaba Imana kwiga amashuri akomeye kugira ngo babe abantu badasanzwe. Ariko Imana yitegereje Salomo ibona hari ibintu yanze gusaba kandi ari nubwo abikeneye, ariko Salomo yasabye Imana igikenewe cyane. Reka mbibutse bajene, nimuramuka mugize amahirwe yo gupfukama mujye musaba Imana ibintu bikomeye cyane, bitari ibintu n'undi muntu wese upfukamye yapfa gusaba. Imana rero yarabyitegereje ibona Salomo yasabye neza. Ese ujya ugira amahirwe yo gusaba neza? Hano mu gitabo cyitwa Uburezi ni kuri paje 140 baranditse ngo amagambo umuhimbyi wa Zaburi yavuze ati amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri nge, kiruta ikibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Aya magambo yanditse muri Zaburi 119:72. Aya magambo aravuga ngo amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri nge, kuruta iby'ibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Mu magambo make Dawidi yavugaga yuko amategeko y'Imana ari igishoro gikomeye kuruta amafaranga menshi cyane. Uyu munsi wa none abajene benshi hari igihe wicara ukirenganya ukavuga uti iyo mvukira mu muryango ukize, papa na mama bakampa amafaranga yo guheraho, bakaba bafite amazu, wenda nanjye nkaba naragurishije inzu nkagura imodoka nkatangiriraho, byanga byakunda ubuzima bwanjye bwari kuba bwubatse neza. Ariko kubera kuvuka mu muryango woroheje ubuzima bwanjye buragoranye. Dawidi yavuze ngo iki? Amategeko yo mu kanwa k'Imana umuntu aramutse ayafite cyaba igishoro kuruta amafaranga papa wawe yagusigiye cyangwa mama wawe nguhereho wubaka ubuzima. Uyu munsi wa none najya mbabwire ngo dufite ikibazo, umuntu asigaye yicara iwabo bakaba bafite amafaranga, iwabo bakaba bafite ubushobozi, ejo papa we agapfa, ejo bundi mama we nawe agapfa, wa muntu agasigara mu mafaranga. Ikizagaragara ni kimwe, ni uko abantu benshi iyo basigaranye umutungo ababyeyi babo bavunikiye imyaka nka 20 bayabyinamo ukwezi kumwe akaba arashize, nibwo uzahura n'umuntu uvuka ahantu hakomeye usange yabaye umuntu udafite icyerekezo, ndetse ujye usanga abantu bamubwira bati uri imbwa mu buzima ntacyo uzageraho. Kubera iki? Iwabo bamuhaye igishoro cy'ibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu, ariko bibagiwe kumuha igishoro cy'amategeko yo mu kanwa k'Imana. Muri aya magambo rero barakomeje barandika ngo aya magambo avuga iby'ukuri bitagendanye n'iby'idini gusa, avuga ukuri kudasubirwaho kandi kwemerwa mu rwego rw'imari n'ubucuruzi. Ndetse no muri iki gihe tugezemo kirangwa no kurarikira kugwiza amafaranga, aho irushanwa rikabije. Buriya abajene tuba mu buzima bw'irushanwa, umuntu wese aba yicara akavuga ati kanaka twariganye none ageze kuri uru rwego, reka nanjye ndwane no kugera kuri uru. Kandi nanone ikindi, abantu barwana no kugwiza amafaranga. Muri no minsi muzabibona abantu benshi bamo barashaka kuba abahanzi. Njya numva abantu bahamagara kuri radio, yarangiza akamaza ati se uhamagara iki? Ati nagira ngo ndirimbe mwumve ko navamo umuhanzi. Abantu benshi bafite inyota. Kubera iki bashaka kuba abahanzi? Nuko kuba umuhanzi mu muziki ari byo birimo gutanga amafaranga, bidatora umuntu uko yize, bidasaba umuntu uko yaba afite ubundi bwenge. Noneho rero abantu bose barashaka amafaranga, barashaka gukira batavunitse. Muri iki gitabo barakomeje baravuga ngo uburyo bwo gushaka ubutunzi bukaba budaha agaciro imico mbonera. Muri no minsi uburyo bwinshi bwo gushaka amafaranga birasaba yuko imico mbonera ishyirwa ku ruhande. Biracyazirikanwa henshi ko ku musore ugitangira ubuzima, wowe unkurikiye, bishoboka kuba urimo kurwana n'ubuzima aribwo ugitangira kurwana n'ubuzima bwawe kugira ngo ube wabaho mu buzima bwiza. Ariko nagira ngo ubwire ngo biracyazirikanwa henshi ko ku musore ugitangira ubuzima kuba inyangamugayo, gukorana umurava, kwirinda, ubuziranenge no gucunga neza umutungo ari igishoro kiruta kure umubare w'amafaranga runaka uko yangana kose. Aho kugira ngo wicare uvuge yuko uzabaho neza ari uko ufite amafaranga menshi, uvuge yuko ababyeyi bawe bakugiriye akamaro ari uko bagusigiye amamiliyoni menshi kuri konte, hari ibishoro Imana yatanze ukwiye kwitaho. Icya mbere, kuba inyangamugayo ukwiye kubiharanira. Icya kabiri, uretse kuba inyangamugayo, gukorana umurava, gukorana kuraje. None se uyu munsi wa none niba ubyuka saa 4 wabyuka ukabanza ukayura, ukajya mu ndorerwamo, ukajya muri dushe, ukava muri dushe saa 5, warangiza ukanywa
ukanywa icyayi ukakinywa urimo kureba screen iri imbere yawe ureba televiziyo, warangiza icyayi kikarangira saa sita ukajya mu kwitera puderi n'iki, ugasohoka saa saba nabwo ugasohoka. Ndagira ngo nkubaze inshuti yanjye, iminsi yo kujijwa Bibiliya iravuga ngo Imana yarayirengagije. Niba ubuzima bwawe bupanze nk'uko ndimo kubivuga, urimo urarangara n'igishoro, numara kugira imyaka 45 Satani azagukangura kubwira ati we cunga sana, kandi gucunga cyane ntacyo uzaba ugifite. Burya nagira ngo mbwire ngo iyo umaze guhomba igihe nta kindi kintu uba usigaranye. Muzareba abasaza impamvu baba bakora bavunika, n'abakecuru bafite impungenge baganya, baba barahombye igishoro cyitwa igihe. Hano rero muri iki gitabo baranditse ngo kuba inyangamugayo, gukorana umurava, kwirinda, ukirinda ubuzima bwawe ukamenya ko ari impano ikomeye, ubuziranenge no gucunga neza umutungo. Reka nkubwire, ukeneye kwiga gucunga neza umutungo uhereye ku dufaranga duke iwanyu baguha two kujyana ku ishuri, uhereye ku dufaranga duke iwanyu baguha ugiye kugura imyenda. Muri ino minsi ababyeyi hari igihe ubuzima bwabacanze nabo ubwabo, yicara akaguha amafaranga ati jya kugura imyenda, akaguhereza nk'ibihumbi 30. Wajya kumva umusore aricaye yirirwa mu rugo, yirirwa yirenza nido, yirirwa arya neza, nta kintu yinjiza iwabo, ahubwo yirirwa ashwana n'abakozi babirukana, ubundi azenguruka mu ngo zitandukanye. Wamuhereza ibihumbi 30 ngo najye kugura umwenda, agahita avuga ngo umwenda ntiwavamo. Nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire ngo ukeneye kwiga gucunga imari uhereye ku mafaranga make y'iwanyu baguhaye. Niba ari make, banza utekereze ikintu wakora. Ese aya mafaranga niba ari make, ntago nashaka ibintu bihuje nayo, ubundi ikindi gihe nazagera ku rwego rwo kwikorera nanjye nkazamuka. Petero muri Yohana igice cya 21:15, Yesu yaganiriye na Petero. Aya magambo Yesu yari amaze kuzuka, aganira na Petero. Murabyibuka igihe Yesu yabazaga Petero ngo urankunda? Petero ati ndagukunda, aragira intama zanjye. Ku murongo wa 18 Yesu yabwiye amagambo akomeye Petero nshaka yuko uha agaciro. Yesu yabwiye Petero ngo nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose. Ibi babyita freedom. Igihe Yesu yahamagaraga Petero bagitangira kubana, Petero rwose yavugaga icyo ashatse, agakora ibyo ashatse byose. Ariko Yesu yaramubwiye ati ukiri umusore rwose, muri ino myaka turi kumwe, uri mu myaka y'ubusore, waravugaga rikijyana, warikenyeza ukajya aho ushaka hose. Ariko nusaza uzarambura amaboko undagukenyeze akujyana aho udashaka. Mu magambo make iri somo riravuga ngo iki? Uyu munsi wa none uri umusore, ufite ububasha bwo gukurikiza ibyo ushaka n'ibyo. Ushobora kuba udashaka kumva ibyo umuntu akubwira, inama utazishaka, ugutoza gukora utamwumva, ugutoza ikinyabupfura, ugutoza kwitoza kuba umuntu w'inyangamugayo, byose ushobora kuba utabiha agaciro. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu kibabaje. Ujye uteganya yuko uzasaza. Yesu yabibwiye Petero, aramubwira ati igihe kizagera no kwikenyeza bikunanire, urambura amaboko undagukenyeze ajya kujyana nawe udashaka. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo tukiri abajene, Imana iduha amahirwe yuko icyo dushaka kiba, icyo dutegetse kikaba. Ariko najya mbabwire ngo umuntu yamaze gusaza, ibihe bitangira kumwerekeza aho atashakaga. Ukicara ukavuga uti ngewe ndumva nzatura mu mujyi Kibagabaga. Ibihe bikakwerekeza kuko warangaranye ubujene bwawe. Ibihe bikakujyana ahantu mu cyaro kimwe kibi cyane. Hari igihe wicara ukavuga uti ngewe nzakura, mfite akazi, mfite imari, urugo rwanjye, umugore n'abana banjye bameze gutya. Wazajya kwibona ukibona wicaranye n'umwana wawe ku idebe ryawe usa, n'umuryango ntawe ugira, nta n'intebe yo kwicaraho mu nzu ugira. Ushobora kwicara uri umujene ugapanga yuko uzamenyekana cyane, ariko bikazarangira urwarira no mu nzu, ukabura n'umuntu ugira icyo ugutekereza. Nshuti zanjye, ibi bintu kuri Petero byamubayeho mu mwaka 67. Petero yari amaze gusaza. Petero yaguye i Roma. Ariko nshuti zanjye, Petero yagiye gusaza yaramenye ibyo Yesu yamubwiraga. Nshuti zanjye, imbaraga za gisore ntizikagushuke ngo zikwibagize ko izagisaza uzagera mu busaza. Niyo mpamvu dukwiye gufatirana, ibyo ukora byose ukabikora. Ufite amahirwe yo kuba uri iwanyu. Niba utanayafite, wabaye imfubyi. Ishuri ry'ubupfubyi iyo umuntu aricanyemo n'Imana, ishuri ryo gusigara wenyine iyo uriciye muri kumwe n'Imana, ubikuramo inyungu nyinshi, ugahinduka ikiraro abantu bafite ababyeyi n'abatabafite bazambukiraho berekeza mu buzima bwiza. Nshuti zanjye, aya magambo aratangaje. Ndetse nagira ngo twihute mu gitabo cy'uburezi paje 233.
ndajya mbabwire ijambo ry'Imana, Imana yifuza gukorana n'abajene. Reka mbibutse yuko n'umurimo usoza Imana yari yifuje ko wakorwa n'abajene, ariko abajene nta mwanya bafite ibintu bibarangaje cyane. Satani yashyize indabyo nyinshi mu nzira kugira ngo abajene bahagarike isiganwa, bagende batoragura utwo tuntu, batinde mu nzira bazasanga urugi rwamaze gukingwa. Urugi mvuga ni urugi rw'imbabazi. Uburezi paje 233. Harimo ibintu bine abasore bafite badakwiriye gupfusha ubusa. Ibi bintu nagira ngo mbwire ngo kuba ubifite uyu munsi wa none, ukwiye kwizera yuko nubwo uyu munsi byanze ejo bizacamo. Hari indirimbo nyinshi abantu bajya bakunda kumva zitari n'indirimbo z'Imana, ukumva umuntu aravuze ngo buzacya, ngo izuba rizarasa, ngo ibihe bizacamo, ngo izuba ryanjye rizarasa, ngo nanjye ngo nzajya kubona ngo mbone ngo isi irambuye ibiganza irampaye. Abandi nabo baciye imigani ngo isi ngo niramuka ikonkeje ngo uzonke bwangugo kuko atari nyoko. Iyo migani yose ni imigani y'abantu b'isi ishinzwe gukirigita ubwonko bw'abantu kugira ngo bagire ikindi kintu batekereza. Ariko ijambo ry'Imana ryo ntago rikirigita ubwonko bw'abantu, ahubwo ijambo ry'Imana ribereka icyerekezo nyacyo. Hano baranditse ngo aho gufata imyenda cyangwa kwishingikiriza ku kwihotora kw'ababyeyi, ni mutyo abasore n'inkumi bamenye kwibeshaho. Ibintu bibiri bikomeye cyane. Aho gufata imyenda, ubu dufite abasore benshi yicara akabwira iwabo ati jya kumfatira kredi papa, mama genda ufate kredi byibuze mbona imodoka ngendamo, kuko abasore twiganye kaminuza bose bafite imodoka, batazagira ngo navutse ahantu hafeke. Uragana n'umuntu akakubwira ati iwacu narababwiye ngo nibafate kredi bampa amafaranga menshi cyane, byibuze nize ekonomi, nize ibigendanye na kontabilite, ntago natangira gukora ntafite miliyoni nka 30. Nibagende bazifate, nimpomba ntago nzahomba, ndiyizeye cyane. Miliyoni 30 wazikubita umusore, miliyoni 10 agahita aguramo imodoka, miliyoni 5 akazitemberamo namo n'umukobwa mu Burayi, ubundi yazagaruka akazikandagira Nyabugogo n'Inyamirambo agenda n'amaguru utamenya ko yigeze ayo mafaranga. Mbega uburyo imiryango myinshi ifite ikibazo gikomeye, ifite agahinda gakomeye bitewe n'ikibazo kidasanzwe uyu munsi wa none cyo gupfusha ubusa. Hano rero barakomeje barandika ngo aho gufata imyenda cyangwa kwishingikiriza ku kwihotora kw'ababyeyi, ni mutyo abasore n'inkumi bitoze kwishakashakira. Kwihotora kw'ababyeyi, abantu benshi batuma ababyeyi babo benda gupfa n'agahinda. Hari n'abasore basigaye bafata ababyeyi babo akamukingirana mu nzu akamubwira ati mpa amafaranga. Hari abasigaye bafata udutabo twa sheke tw'ababyeyi akisinyira, yarangiza akajya kubikuza amafaranga. Hari abacunga papa wabo yabikuje amafaranga cyangwa mama yabo yo gukora ikintu runaka, agahita yakubita akirukanka agaca Buganda akabaciyeho cyangwa agatega indege akagenda. Ariko nshuti zanjye, abasore bakwiye kumenya ibi bintu. Nibiba bityo bazamenya agaciro k'amafaranga, akigihe, akimbaraga n'akamahirwe bafite. Ibintu bine. Icyambere, abasore bafite bazamenya agaciro k'amafaranga nibaramuka bibeshejeho bakitoza gukora. Nari mfite nyogokuru wanjye rimwe yigeze kumbwira, arambwira ati amafaranga ya mbere aryoha ni amafaranga wavunikiye. Arangije arambwira ati ejo bazaba barimo kubaka hano, uzaze wikorera amatafari. Nari mfite imbaraga nubwo nari mutoya. Arangije arambwira ati itafari bariterurira ya wowe nzaguha yangaye. Ndagira ngo mbasetse, naricaye ndatangira nkazaza ntunda amatafari. Amafaranga natunze amatafari bampa amafaranga 300. Ubwo aya mafaranga 300 nayakoreye iminsi nk'ine nterura amatafari ndi mu bandi bantu nyogokuru yahaye akazi. Byarangiye ayo mafaranga nyabonye, ndangije nyaguramo ikabutura. Nayaguzemo ikabutura nziza cyane. Niba hari ikintu cyanejeje ni ukwambara iyo kabutura bwa mbere niguriye, idaturutse kwa mama cyangwa kwa data, idaturutse kwa nyogokuru. Ariko nyogokuru yanyigishije gushakashaka no guhiga. Uyu munsi wa none ibyo bintu nyogokuru wanjye yabinkoreye nari mfite imyaka 14. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire, umuntu arimo arageza ku myaka 28 no kwiyogoshesha kibisaba papa we. Daddy none se ubwanwa ko bwabaye bwinshi? Papa we yarangiza akamubwira ati nkore iki, siga 5. Umukobwa akicara akarinda arangiza kaminuza, akazi akakanga ngo ni kabi, ngo ategereje akazi keza kuko papa we. Reka mbabaze, mwari muzi ko uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'abantu barangije kaminuza usanga babwira iwabo batize ngo nibabashakira akazi. Papa wawe yatwaraga ingorofani, papa wawe ni umukene, ni umuhinzi, ntiyigeze akandagira mu ishuri. Ni gute wowe wize uburi icyerekezo cy'akazi ukakaka papa wawe? Iki ni ikibazo gikomeye.
abantu rero nibamara kwitoza kwirwanaho bazamenya agaciro k'amafaranga. Ubu nzi agaciro k'amafaranga kubera yuko n'iwacu banyeretse agaciro k'amafaranga. Abantu bazamenya agaciro k'igihe, abantu bazamenya agaciro k'imbaraga n'agaciro k'amahirwe bafite, bityo bazahura n'ibigeragezo bike cyane byo kugira ingeso mbi y'ubunebwe no kwaya umutungo. Hari ingeso mbi ebyiri zigaragara mu bajene b'uyu munsi wa none. Bajene inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none umuco w'ubunebwe abajene benshi mubabonana, umuco wo kwaya umutungo uturuka yuko abantu batazi aho amafaranga aturuka. Ndagira ngo mbabwire, byibuze wari wicara ugafata gahunda ukagenda ukajya kureba aho papa wawe akorera, niba ari n'umuyede cyangwa ari umufundi, niba afite iduka cyangwa se niba papa wawe afite ikindi kintu akora, uzazinduke umubwire uti dadi ndaza kugusura ku kazi. Ugende wirirwane nawe ku kazi, urebe ukuntu papa wawe abafundi iyo batinze yihereza umufuko wa sima, urebe ukuntu iwanyu ababyeyi bawe bavunika ku kazi. Bizatuma udufaranga duke baguhaye utubyaza umusaruro. Hari abana benshi bazi ko amafaranga inote za 5 zera ku giti nk'iwabo. Iyo bagiye ku kazi baba bagiye ahantu gusarura amababi y'igiti ari inoti za 5, ku buryo amafaranga uyamuhereza yarangiza amafaranga wakoreye iminsi 10 uyahereza umwana ngo najye ku ishuri ajye kuyifashisha gusa, ishuri waryishuye akayareba yarangize ngo utungutu tuzangeza he dadi. Kuri papa we amafaranga yitwaga aya ngaya, mu biganza by'umwana yiswe utungutu. Mbega ikibazo gihari, umuvumo wo gutubirwa. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo muri iki gitabo baranditse ngo ibyigisho byo gucunga umutungo neza, kunoza umurimo, kwiyanga, gucunga umutungo winjiza mu buryo bufatika, ndetse no kugira intego ihamye, ibyo byose nibi babifata neza bizababera umugabane w'ingenzi mu byo bagomba kuzuza kugira ngo bahangane n'urugamba rw'ubuzima. Ku bantu benshi ubuzima ni urugendo, ku bantu benshi ubuzima ni promenade, ariko ku bandi ubuzima ni urugamba. Ndagira ngo nkubaze, ubuzima kuri wowe ni urugamba, ubuzima kuri wowe ni promenade, ubuzima kuri wowe ni ikintu kidafite ubusobanuro? Aya magambo arakomeye cyane. Muri icyo gitabo kandi kuri paje 239 muri iki gitabo cy'uburezi baranditse ngo iyo urubyiruko rugiye mu buzima bwo hanze rusakirana n'ibirukururira mu byaha, ari byo inyota y'amafaranga, kwishimisha no kuvuyarara, kwiyerekana, gusesagura, gutwarwa n'ibigezweho kandi bihenze. Njya nkunda kwitegereza izi ndirimbo nyinshi zigezweho, byanga byakunda ni iki cyerekana yuko umuririmbyi ngo yakize. Arabanza agafata abakobwa bambaye ubusa nka 6 akabikikiza ari umwe, bivuga yuko afite amafaranga amwemerera gutunga abagore bose. Ujya kubona ukabona imbere y'aho arimo kuririmbira yahateretse inzoga, ku buryo ubaza ibiciro by'iyo nzoga ugasanga abakire bigeze banayisomaho cyangwa ngo babone icupa ryayo babifate mu biganza ni abakire bake. Aba yambaye umwenda ku buryo uwo mwenda usanga yafashe umwenda uhenze cyane yarangiza akawuca mu mavi kugira ngo yerekane ko ikibazo atari amafaranga. Uwo mwenda wowe kuwubona ubwawe udaciye bigusaba kuvunika amezi n'amezi, ariko waba yarawushwanyaguze cyangwa yaraciye akaguru kamwe katareshya n'akandi. Ujya kubona ukabona iyo ndirimbo irimo iraririmbwa, ukabona amafaranga umuririmbyi arimo araririmba, yagera ahantu mu mujyi urimo abantu benshi agahita afata igikapu cy'amadolari akajugunya, umuyaga ukayajyamo ukayahuha, abantu bagatoragura. Ubwo buzima abantu benshi babubamo butuma abantu batamenya agaciro k'ifaranga. Rero abasore benshi bava mu miryango y'abakristo, bava mu miryango y'ababyeyi basenga, bakajya guhangana n'ubuzima bwo hanze. Mukwiye gutoza abana banyu ubuzima, bakamenya yuko hanze hakomeye, kandi umuntu utitonze hari umuntu usohoka mu rugo rw'iwabo akaba anasohotse mu by'Imana, akaba anasohotse mu itorero icyarimwe, kandi akaba anagiye hanze. Bibiliya ivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ukwiye kwirinda ikintu cyagukura mu Mana. Kandi muri iki gitabo baranditse ngo umururumba wo gutunga ibintu byinshi ugaragara cyane mu basore, uburiganya, amahugu n'ubwangizi. Mbese hanze aho ni izihe nyigisho bahakura? Byanga byakunda amahugu, gushaka kurya amafaranga menshi utayakoreye, muzabona ari uburetwa bukomeye abajene bacu batwarwa nabwo. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 121 umurongo wa 4 ku kagingo ka 4 baranditse ngo mu bihe bya kera iyo umusore yajyaga gushaka umugore ageze mu gihe cyo kurambagiza, mbere y'uko ubukwe buba yagombaga guha sebukwe umubare w'amafaranga runaka cyangwa ibintu bifite agaciro kangana n'ayo mafaranga hakurikijwe uko yabaga ameze. None nagira ngo mbabaze, ni ukubera iki abajene b'umunsi wa none bashaka yuko inkwano zikurwaho? Ni uko ari abanebwe. Mujene aricara agahita avuga ati nk'ubu
sister, nta kuntu wagenda ukavugana na mama wawe na papa wawe ko ari abakire bakakumpa ku buntu. Erega njyewe igishoro cyanjye ni urukundo ruramvuna. Ariko nshuti zanjye ni ubunebwe. Kubera iki? Usanga nta mwanya wo gukora. Ariko nagira ngo abakobwa bakurikiranye iki kiganiro babe maso. Umusore mwirirwa muganira, guturuka mu gitondo kugeza saa 7 akagenda, saa 11 akabarongera aragarutse, mukaganira iby'amafilime, mukaganira iby'umupira, mukaganira iby'imyenda igezweho, ejo nanone akaza n'ejo bundi. Ndagira ngo nkubaze, uyu musore nakubera umugabo, kumwikuraho ngo ajye guhahira urugo bizakuvuna, kuko yamenyereye kurya yicaye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu bose barimo guhiga abana bo mu bipangu. Nigeze kuganira n'umuntu arambwira ati rero umusoni, nujya gushaka uzirinde gushaka umwana utari uwo mu mbyeyi. Abana bo mu mbyeyi iwabo muri bya bikapu azanamo amafaranga, ubuzima bukicuma. Iyo ugiye gukenera igihe ufata umukobwa ukamubwira uti giwanyu ndabona byabaye byanze, iwabo kubwo kwanga guseba baraguhamagara bati fata miliyoni 10 wongere ucangacange Kigali ibintu bicemo. Umuntu akazahoraho yabyara umwana wa mbere ati nido ntago tuzayibasha, Kigozi ntago tuzayibasha, mwohereze kwa nyirakuru ajye kubayo. Kwa nyirakuru umwana bakamufata, ukazaza ubyara ubohereza. N'ubuzima igihe kikazagera ubuzima bwabacanga aho mwakodeshaga mukavayo, nibwo uzajya ubona umuntu asubiye iwabo w'umugore yashatse, agiye kuba mu nzu zabo, yemeye kuba mu buretwa, imico ya kigabo yose ikamuvamo. Mu gihe cya kera rero iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 121 baratwereka yuko umuntu bajyaga gushyingira baramutestingaga. Ibyo byagaragaraga nk'ibihamya isano y'abashakanye. Ababyeyi ntibizeraga ko abakobwa babo bazatunganirwa baramutse basanze abagabo batigeze bateganya ibyangombwa byo kuzafasha umuryango wabo. Iyo babaga badafite ubutunzi buhagije n'umwete byo gukora ngo babone amatungo cyangwa amasambu, byateraga impungenge ko imibereho yabo nta gaciro izagira. Ndagira mbabwire ngo gushaka umukobwa utazi gukora, gushaka umusore utazi gukora, cyokoza akabazi kwitera puderi, ari umusore usa neza, bigaragara ko afite imbaraga z'amashusho nk'uko mujya mubivuga. Ndagira mbabwire ngo ibyo bintu umuntu yageze mu rugo akaburara, yitera puderi ntimufate. Ndagira mbabwire ngo arambara umwenda ntumwegere, byanga byakunda. Aba babyeyi ba kera babaga bafite amakenga, ariko hari uburyo bwari bwarashyizweho bwo kugerageza ababaga ntacyo bafite cyo gukwa ngo bahabwe umugeni. Iyo umusore yabaga afite ibitekerezo bizima, afite imbaraga, hari igihe bamurebaga bakavuga bati uyu muntu reka tumuha amahirwe. Iyo yabaga nta butunzi afite, kwa sebukwe bamuhaga akazi, noneho ka kazi akaba ariho barebera yuko uko azi gukora ariko azakorera urugo rwe. Aya magambo aratangaje. Ni ukuvuga ngo bemererwaga gukorera se w'umukobwa bakunda, bagakora igihe kingana n'agaciro k'inkwano basabwe. Iyo umusore yerekanaga ko ari indahemuka mu byo akora rero kandi ko akwiriye, yahabwaga umukobwa akamugira umugore we. Kandi nk'uko bisanzwe inkwano se w'umukobwa yabaga akwereye yahabwaga uwo mukobwa ho indongoranyo igihe ashyingiwe. Mu magambo make icyo nashaka kubereka ni kimwe, nuko umusore yatestingirwaga kwa sebukwe, bakareba ko azi gukora, bakareba uburyo iyo batamuhembye yivumbura n'iki. Iyo bamaraga kumucisha muri ibyo bizami bagiye kumuhemba, baranamuhembaga, bakareba uko yitwara mu bihembo. Hari igihe bamuhembaga agahita yibagirwa uwo yakundaga, ariko iyo babonaga aronse ubutunzi ntiyibagirwe wa mukobwa yashakaga, baricaraga bagahita bavuga ati uyu yavamo umugabo. Iyo yafataga umukobwa rero agiye kwibeshaho, baravugaga bati dufite icyizere yuko umukobwa wacu arongowe n'umusore uzi gukora. Bahitaga bafatana bya bindi byose wa musore yakoreye bagahita babimuha. N'inkwano hari igihe bayimuhaga bati nimugende mujye kwiyaranja mufonde ubuzima. Ariko abasore b'iki gihe ni inyanda. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ikintu cyitwa I can't, sinshobora, ibi n'ibi ntago bishoboka muri nge, aka kazi ntago nagakora gasa nabi, iki kintu ntago nagifatira umwanya, hatazagira umuntu nseka. Mureke dusohoke mu kuba twasekwa, ahubwo dukoreshe ubwenge bwacu, tumenye yuko mu gihe tukiri abasore mu biganza byacu tuhafitemo amahirwe akomeye cyane. Ikindi nerekera hafi ku musozo nuko mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga paje 267 baranditse ngo umusore ugira umwete ku murimo akora kandi agakoresha neza ubutunzi afite ashobora kuzigama amafaranga make yo gukora umurimo w'Imana nubwo yaba ari umukene. Igihe nari mfite imyaka 12 y'ubukuru nari nzi kuzigama icyari cyo nigiye hamwe n'umuvandimwe wanjye umurimo wo gucuruza, kandi nubwo twungukaga amasenti 25 ku munsi twagiraga amafaranga tubika tukayohereza mu murimo w'ibwiriza butumwa, twabikaga duke kugeza ubwo tugira $30.
umwanditsi w'iki gitabo avuga ko yatangiye kwiga gucuruza afite imyaka 12. Ibi byatumye abona amafaranga yo kwifashisha mu buzima, abona n'amafaranga yo gukora umurimo w'Imana. Umuco wo kubika, umuco wo kuzigama ni umuco utakiriho. Muri no minsi umusore umuha 20,000, akorera 20,000 yose agahita agenda akayaguramo telefone, kandi iyo telefone ugasanga ashobora kuzayicaginga bugacya itaka screen yakwamye. Umuntu aricara agakorera 70,000 bya mbere, yarasize iwabo mu cyaro inzara ibishe, yarangiza agahita agenda agahita ahamagaramo abasore biganye akabajyana ahantu muri alimentation nziza ikomeye cyangwa muri hoteli, murye bakarya yabaza bati ifiriti ni 5, ati ko najyaga nzirira 300 muri quartier. Batanga hari abantu benshi, hari ubwenge buke, hari ubugoryi. Kubitsa ni ikintu gikomeye gikwiye kuturanga. Muri no minsi abantu abajene basiga bagera no ku rwego rwo kuba abagabo nta kintu yibitseho. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo bariyemera, umwanya wo kubika nta uhari, abantu barashaka kubaho mu buzima burenze ubushobozi bwabo. Ibyongorerano bya Satani bishyirwa mu bikorwa binyuze mu bintu byinshi: kwizihiza isabukuru y'amavuko, Noheli n'ibirori byo gutanga ishimwe. Akenshi bibonekamo ibintu byo gushimisha inarijye mu gihe intekerezo zabo zagombaga kwerekezwa ku mbabazi. Iyi ni inama ku Busonga page 269. Abasore benshi iminsi mikuru ituma bapfusha ubusa, uretse gupfusha ubusa n'agakiza kabo karatakara. Iyo bigeze mu minsi mikuru bigenda gute? Ese iyo gahunda y'ishuri irangiye bigenda gute? Ikindi kintu gikomeye, ndifuza gukangurira intekerezo z'abantu bose ngo basobanukirwe icyaha gikomeye cyo gupfusha ubusa. Iki cyaha kirakomeye. Abantu barimo barapfusha ubusa imbaraga zabo, barimo barapfusha ubusa amahirwe, barimo barapfusha ubusa amafaranga. Ikimbabaje nuko n'amafaranga y'Imana bayapfusha ubusa. Uzasanga hari abasore benshi bazwi ariko batazwi mu murimo w'Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye cyane ari muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 19. Ese uranyemerera yuko Satani yatwambitse amarinete tutabasha kubonaho ibintu byerekera? Reka haboneke itandukaniro hagati yacu abajene bo mu nzu y'Imana n'abajene badasenga. Reka byanga byakunda kwiyubaka mu bitekerezo, kubana n'Imana. Reka Imana ifungura isoko y'ubwenge mu bitekerezo byacu. Yeremiya 9:19, Yeremiya yanditse amagambo akomeye yerekana umugayo wo mu busore. Yeremiya 9:19, Bibiliya iravuga ngo nukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako. Mu magambo make, icyambere abantu bakeneye guhindurwa. Imana iduhindure kugira ngo iminsi yo kujijwa kwacu iyirengagize. Namaze guhindurwa ndihana, Imana iduhe kwihana. Twagiye dupfusha ubusa amahirwe menshi Imana yaduhaye. Nukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako. Imana iyaba yabahaga kwigishwa, mwakubita ku matako yanyu, mwasanga mwarakererewe, mwasanga hari amahirwe menshi mwapfushije ubusa. Nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Ushobora kuba nawe ufite umugayo w'ubusore. Saba Imana ikurinde iminsi yo kujijwa myinshi. Imana igufashe, igutegurira ubuzima, iguha amahirwe, igukomereza amagara mazima, ugire igihagararo kizima. Imana igukomereza amahirwe, ikongera imigisha mu byo ukora kugira ngo ugire icyo ugeraho. Imana ikongerera ubwenge kugira ngo mu buzima bwawe bwo guhitamo ahazaza hawe naho ubuzima bw'urugo uzubaka, Imana igufashe, kandi umugayo wakuranze mu buzima bwashize Imana iwukureho, ariko Imana ikurinde kuzakomereza mu buzima bw'umugayo, mu izina rya Yesu, amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ryerekana yuko umusore nta kindi kintu azezesha inzira ye uretse kugukunda no kugukorera no gukiranuka mu nzira yawe yose. Reka umwuka wera agenderera abana b'urubyiruko, agenderera abasore, kugira ngo amaraso yihuta abirukansa, ayo maraso akontororwe n'amaraso yawe, kugira ngo iraha nirari niruba birimo kubirukansa cyane bikontororwe n'umunezero ukomoka mu ijambo ryawe, kugira ngo ibyo barebesha amaso bibashuka byigizweyo, ubahumura amaso, ubasige umuti wo ku maso, babashe kumenya ibintu aho biva naho byerekera,
kandi imitima yabo yihe kwihana. Muri benshi muri bo bafite ikibazo gikomeye cy'uko bafite umugayo wo mu busore bwabo. Ndakwinginze ngo bategurire ubuzima kugira ngo ubwo bitegura kuzaba abagabo, ubwo bitegura kuzaba abagore, bazakubera abantu bazima, bazaba abantu bafitiye akamaro igihugu, bazaba abantu bafitiye akamaro imiryango yabo, bazabe abantu bafitiye akamaro sosiyete, bazaba abantu bafitiye akamaro itorero, ariko by'umwihariko kandi birenze bazaba abantu babeshejweho nawe bagufitiye akamaro. Nibyo nsabira abagukurikiye bose mu izina rya Yesu, amen.